So hello guys, kanizere yuko umeze neza nk'ibisanzwe muranzi ngende mugishinya. So guys, hari ikosa dukunda kwibeshyaho cyane mu rukundo rw'iki gihe. So guys, hari akantu kabaho kubukundana n'umuntu ukumva umuntu araje arakubwira ngo shiro wawe mubonye ari kugukinira. So guys, noneho ugahita ufata umwanzuro ukavugana ishyari dutandukanye, ntabwo nakundana n'umuntu ukinyuma. Guys, mbere yuko ufata uwo mwanzuro uwo muntu wakubwira ayo magambo, ese ari uwo muntu wabikubwiye na sheri wawe urumva ari nde wizeye? Nshuti yanjye, ntugafate umwanzuro uhubutse, kuko gufata umwanzuro uhubutse iteka bizamo ntuza risiki cyane. So nibyo umuntu araje akubwiye ni sheri wawe nsanze ari kugutima gutya na gutya, urabyumvise. Hari igihe ukubwira sheri wawe ati no bitandukanye. Guys, ibyo bintu ntabwo ari byo uzicuza. So nubwo byaba ari byo wenda ko nkwereke, iteka buri muntu akora ikintu bitewe n'impamvu, hakaba n'igihe ikintu kikubaho utakigambiriye. Ese mbere yuko ufata uwo mwanzuro ukavugana dutandukane tubashe gukomezanya kubera ko inyuma uzi icyabimuteye, ese uzi icyabaye kugira ngo bibe? Ese ubwiye n'iki nimba bifitemo uruhare? Guys, ntukihutire gufata umwanzuro uhubutse ngo wumve ko ibintu byose bikorwa mu kanya gato. Jya ubanza wicare utuze, uwo mujinya ushyire, numara gushira ubuntu ufata umwanzuro ugende umubaze ngo se byabaye ute kugira ngo bikubeho, hari habaye iki? Umubaze utuje utarimo kumukanga ngo umutere ubwoba. So guys, njye mba ndahambara umuntu araje, nubwo mwamuri inshuti gute, uko ari inshuti yawe araje arakubwira ngo mbonye ngo shiri wawe ari kugucinya. Uzibwiye n'iki se ikintu kimugera? Guys, muri iyi si hari abantu bashimishwa no kubona ubabaye, hari abantu bashimishwa no kubona utari kugera ku cyo wifuza kugeraho. Niyo mpamvu guys, mpora mbabwira ngo mu gihe wumva ufite umupangu wawe, ntukagende ubyasasa, ujye uceceka ukore icyo ushaka. Guys, muri iyi si haba hari abantu benshi bashimishwa no kuba bakubona ubabaye, kuba babona utagera ku cyo wifuza. Rero umuntu ntakaze ngo akubwire amagambo yose nawe ngo uhite ufata umwanzuro gutya na gutya kubera ayo magambo uba wumvise. Iteka ni wowe ugomba kwifata umwanzuro. Guys, nawe gufata umwanzuro. So guys, njye mba ndambarabura muranzi nitwa Mugisha nyawe, kureba hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubona no mu zindi video.